Unashaka kurera umwaka umwe buri umuntu ugutunze umwaka umwe atakubaza y'inzu mu mujyi wa Kigali atakubaza isabune n'amazi n'amavuta urya saa sita na nijoro uwo muntu n'icyo batagukoreye kuko nk'uwo muntu uza kuri kamera kandi ngo pastor twirukanye ngo baturira amafaranga ari kwibuka aho bamukuye inshanutsi y'umupasteri iriya nshanutsi wanshanutsi we uko winjira muri dosiye z'abandi ugashaka kwigira umusesenguzi nawe ibyawe nawe bazabyinjiramo ejo ni mama pastor hari umuhungu yashinjije bo mu nzahoki yego akora ubukwe Imana imuhumugisha hano Kagugu ubukwe bw'amafaranga atari makeya uwo muhungu yarasabye arakora sezerana dot reception baratwikurura ubukwe buri mu mafaranga ko nta wabivuze kuki mutavuze ibyo bintu kuki wataje ngo man hari ukuntu umuntu mama pastor ntiyarahagaze nka mama we abayiturije yarahari nka mama we ngewe na Brad Shabona arayibonye uwo mukobwa w'umugeni kuko umuntu wamwambariye turaziranye uri kubyumva umuhungu mwiza uri smart avuga uti ndashima Imana aho pastor Theogene yankoye yambereye data umugore wambera mama none dure mbaye umugabo kubera mama nasigaranye mbaye umugabo ngiye kugira famille nanjye ndishimye kubw'intambwe uza amagambo yavuze ari kumushimira kuki mutagiye ngo mufate izo video bari kumushimira muze ngo muzishande muvuga uti turashima Imana kubwa mushaka ahantu hari amafuti tu hano nta mafuta ahari nabwo impamvu impungu ageze kuri success igihe cyagikoresheje neza abantu bafite ibindi bintu bashakaga kuri mama pastor urumva yego kibanga tutazi ntago tubiza ariko tuba kandi tubona bikomeye mama pastor ariko ari umunyabwenge ni no munyamasengesho ariko Imana iramuhishurira imuhishurira abadayimoni baba barimo reka nikureho iyi myaku yego kandi rega niwe yikuyeho imikoshi mwamikoshi imwe none yikijije inyatsi abashyize hanze ubuzima bwe burakomeje kubababaza bacuke ni bakuru ni abasaza bahiga ubuzima ntabwo bashaka kubaho ntabwo bashaka gukora kandi bagashaka kwigira nk'abantu beza bavamo abavugizi ku bantu bababaye ariko badafite kubafasha bitandukanye na Samu ugenda nta muntu agishije inama nta n'umuntu asabye imfashanyo akagenda akajya kwifatira umuntu akavuga utumunekanye ndemufashe akikoramo akabikora n'abagishije inama akikoramo n'abasabye ubufasha akikorera ibyo agomba gukora genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire si uburezi bwiza gusa ahubwo umwana wawe ahakora n'ubuzima bwiza rya shuri ryabaye ikimenya bose kubera gutanga uburezi bwiza ndetse no gutsindisha abanyeshuri bose Bize Foundation School herereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Giheka riramenyesha ababyeyi basanzwe barerera muri iri shuri ndetse n'abifuza kuharerera ko batangiye kwandika abo mu cyiciro cy'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza mu mwaka w'amashuri 2024 2025 bakira ababagana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi saa 2:30 kugera saa 11. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ubona kuri screen zawe. Ushobora kandi kwiyandikisha binyuze kuri link usanga kuri website y'ishuri ariyo y@bbfspace.org. BBF School, Culture, Education and Knowledge. ndagushimiye kandi ngo haye ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose nizere ko umeze neza natwe tumeze neza akazuba karahari ariko dutegereje imvura hanyuma tugahindura kirima ibintu bikagenda neza cyane nawe utameze neza wizere kandi ushikame ejo bizamera neza amazina yanjye ni Jerry ngarukanye na Bijou uraho neza turi he Kristo Yesu akuswe turi ku isi turi ku mihanda twahageze twicaye aho twicaye se munsi y'igiti kuri kamera zahe turi ku Rugendo Online TV abantu bose bakoze subscribe mu mani baho umugisha cyane nyuma ya Sam Gakire yuko ajyanye abana ba Vavador Imbogo no kuri abafite umutwaro utoroshye Imana ijye muha umugisha akunda abana kandi akunda impano mwabonye ko abana ba Vava cyangwa se Dore Imbogo yabajyanye ku ishuri kwiga
ejo yabajyanye kwiga ubu ibintu bimeze neza. Wow, bimeze neza, ndishimye cyane. ubu bagiye kwiga uriya muri mugabo Imana interineti. ijye imuha umugisha. Bose basoje primaire? oya muri primaire, ariko hari primaire biga babamo hari aho Oh. Gasogi yigaga, naho ni i Muhanga ku kigo gihari cy'abamasera Wow, ahantu bita mu Kinini. Yeah. nukuri njye Sam Gakire musabiye umugisha mwinshi utagabanyije. Ahantu akora nyine Imana ijye isubizaho kandi imukubira inshuro igihumbi. Yego, mu gihe abandi bari bize batongana bafite amatiku, reka twe dukomeze dukorera imigisha myinshi kuri we, ndetse n'uwo bafatanyije kubajyana ari we Ndimbati. Ni ukuri tubasabiye umugisha cyane Yewe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Biju umeze gute? cyane. Nanjye meze neza. N'amahoro Amahoro. mu gakanzu kawe k'umuhondo N'akajipo. n'akajipo. Oh yes. Nabonaga ari agakanzu disi, kumbe ni hasi hejuru. Nyine gafite Ni hasi hejuru. Jeri yarananiye mwa bantu. Oje nabonaga ari kanzu, none kamwe karukwako akandi karukwako. Okay. Ubwo nenshatse kuvuga hari icyo hejuru n'icyo hasi. Iyi ni hasi hejuru n'ubundi. None se iyi mihanda ko mbona ishyushye iri gushyuhira abantu, we kuyambuka turabigenza bite? Cyane kuri Imana. Birasaba ubwato cyangwa indege? Ndabona ari indege. Ni indege Ko n'ubwato hari igihe bwarohama. Bwarohama kuko ni ukuvuga ngo abantu bashaka kwica amazina y'abandi bo barahagurutse, babaye benshi cyane. Yewe nari ngiye kuvuga izina ribi cyane. Oya ntuvuge izina ribi, hano tutangaza ibyiza kandi tugashima abantu bagerageza gukora ibyiza. Oya turi kuvuga ababe ariko nyine reka tubihorere ariko twatangiye dushima Sam Gakire kubw'ibikorwa yakoze, yafashije Fabrice nawe yagiye kwiga kuri New Life. Yeah, New Life Christian Academy. Yego, urahazi? Kayonza. Turagaruka avuye ahita ajyana ba Fabrice abana ba Dorimbogo, ubwo ni Firidausi n'undi, ubwo ni babiri. Turi kuvuga abantu, turi gushima hano abantu bari mu mirimo myiza badafite umwanya wo bakoresha ibintu neza kandi Imana ikabibaheramo umugisha. Imana yaguha amafaranga ukayakoresha noneho imirimo myiza. Yego, hari imirimo myiza abantu ntawantumye hano, ntawantumye, nta muntu reka bamwe bajya bavuga. Ntabwo turi kubashima, turi kuvuga ibyanyabyo. Harimo n'abaza bakavuga ibintu bibi cyane, ariko muri urwo rwego reka ngaruke ku muryango twubaha cyane wa Pastor Theogene Nyakwigendera, cyangwa se Inzahuke, abantu kugira ngo bamumenye. Nawe yakoze ibikorwa by'intashyikirwa nyuma yo kutwigisha ijambo ry'Imana, avangamo n'urwenya. Afite impano Imana yari yaramushyize muri we n'uburyo yakoreshagamo kugira ngo abantu dukire. Ariko si ibyo gusa, nyuma yaho burya ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Turacyashima igikorwa yakoze cyo gufata abana akabazana, akabashyira iwe, akabagaburira, akabambika, akabavuza, akabishyurira ishuri, ubuzima bugakomeza. Shalom. Ukuri kw'Imana icyubahiro cyagifite cyane. Nyuma y'ibyo byose rero ngiye kubona mbona bamwe mu bagabo bafite ubwanwa burenze n'ubu bwanjye bati baratwirukanye. Ibyo bintu warabibonye? Narabibonye. Ni abasaza bafite ubwanwa. Barangije baza kuri kamera bavuga ngo barabirukanye. Ariko rero njye mbona abantu bafite ubwenge buke. None se ubundi ikibazo cy'amatsiko sibyo? Bo bagize amahirwe barafite barabazana. Yego. Barabarize. Umuntu nashaka kurera umwaka umwe, buri umuntu ugutunze umwaka umwe atakubaza y'inzu mu mujyi wa Kigali, atakubaza isabune n'amazi n'amavuta urya saa sita na nijoro, uwo muntu ni iki batagukoreye? Nawe nyumvire. None se aratunga abasaza? Ni abasaza, ni abagabo bakuru. Aratunga abagabo. None baraje ku makamera atandukanye ngo mama pasiteri barasakwirukanye. Asye. Haba abantu basaze hubwo. Hariho abantu bavuye iwabo bakiri bato baza mu mujyi wa Kigali, nta mwene wabo bahafite. Ntibariho se? Bariho kandi barakuze. Ntibabaye abagabo se? None uriya we yaragufashe, araguforoma, akujyana mu rugo rwe, arakugaburiye,
none umva rero reka nkubwire ibintu kintu nabifata nabyo hari abantu batanyurwa ibi bintu ikintu nabwira mama pastor nakomeza agire neza yigendere ni ukuri kuko nta shimwe azabona mu bantu nta n'ubundi ntateze kubagira neza ngo ejo bazamuvuge neza kuko nk'uwo muntu uza kuri kamera akavuga ngo mama pastor twirukanye ngo baturira amafaranga ari kwibuka aho bamukuye ari kwibuka aho bamufashe uko bamufasha ameze ahubwo cyagiye yarariyo kuki atakibyaje umusaruro avuge ngo ndi gukura hari igihe kizagera nkajya kuba mu buzima bwanjye nyine nimenya ahubwo igihe Imana n'ahandi umuntu abona amahirwe akayapfusha ubusa ntabwo abantu bazi gufata igihe bagezemo bisanzemo bavuge ngo reka nitwararike ibintu mbibyaza umusaruro ubu ngubu bakagombye kuba bafite n'ishimwe avuga uti turashima Imana ko batureze byibura nubwo tutakihari ariko hari ibyo bakoze ubundi bagombaga kwavira rimwe nka kuri ya pastor yapfuye kuko byumva byibuze bakamara nk'amezi nk'atatu ngenekereje kuba hafi mama pastor bakagenda uruko byumva bakajya gushakisha ubuzima bakajya gushaka aho baba bakiga kwigabura kwitunga kubaho bagashaka imibereho ubundi bakajya basura mama wabo bavuga bati mama warakoze tuje kureba mama n'abashiki babo n'ababana ba pastor cyangwa ariko mu mwanya wo kumwitura ibyiza ngo banamugutu warakoze kuturera reba igihe abareze reba igihe pastor gishize agiye atashye bakagombye ko ari kuza bavuga ibintu byiza ati mama yarananiwe ahageze ananiwe turi abantu b'abagabo turakuze urebe ukuntu bamwe mu bitangazamakuru ari babi bakagenda bababaza utubazo ngo ese koko ngo hari abantu bajyaga bahaza ngo bakararana na mama pasteur urabyumva man reka nkubwire jewe ndashima yuko yanabirukanye iyo umuntu atangiye kugutumaho abantu mubana ngo uzandekere ngo ndebere aba bantu ahubwo ni babi burya umuntu usohora ikintu cyo mu nzu mubana cyo mu rugo akagisura akajyana hanze umuntu aba yakwica abari mubi uwo muntu aba akurwanya ahubwo arakoze kubirukana mwene aba bantu ni babandi ejo nabo bakwica kugira ngo basigarane ibintu bijuri gukoresha imvugo itariyo ntago ari ukwirukana umuntu yirukana ahantu wenda yari afite akazi we yabakuye iwe man yarabacukije kuko bari kwibere ni gute mama pastor baryaga banywaga bogaga ku isabune ye ntawe yabwiraga ibiryo bye mama pastor akeneye gufata abandi hari abandi batoya nabo bakeneye kugira mama bagacuka bakazamuka bakiga bakarya neza bakaryama bakabona stress none azafata ibintu by'ibisaza bingana namwe mwabicucumwe n'abana babi abasore ngewe ndabagaye pe bikaza kwirirwa bimuharabika umuntu wakureze nyoka atarakureze umuntu waraye mu nzu yiwe udafite aho urara muri kumwe turakuza mu musiga rubanda naso iwacu ngo ni mu cyaro ngo ni mama n'umukecuru ngo ntabwo yifashije so nyine ntibifashije wagize amahirwe Imana iguha umugira neza biju uretse mama pastor ugifite umutima aba bari guhereza ibiganiro n'indi uzabafasha ariko inshuti yanjye uretse kuza bakagukuramo amagambo ni aba bose babakoresheje ibiganiro ko tutabonye tuvuga tuti babakoye mu ishuri reka tubishyurire inzu miliyoni y'umupasteri iriya nshanutsi wanshanutsiwe uko winjira muri dosiye z'abandi ugashaka kwigira umusesenguzi nawe ibyawe nawe bazabyinjiramo kubera ko muri aba bose babatondekanyije kuri kamera ninde wavuze ati ntanze umugira reka tubagurire inzu babirukanye ku ishuri ndabishyuriye umwaka wose kugeza murangije ariko uyu mubyeyi yasigaye mu cyuho cy'umugabo we arabishyurira uko ashoboye kandi twibukiranye ko si itegeko ni umutima w'ubugwaneza yari afite mama pastor ahubwo murahera he mu uyu mugore rwose ni imfura pe ngewe nabanje kurakara bari kuvuga ngo muribuka indahiro ngo yahaye ngo yahaye ngo pastor ngo ku gituro ngo mwagiye kumwibuka ngo mwambaye ngo n'imipira ngo mwambaye ngo n'imipira ngiriho ifoto ye ngo nzahoshye ngo turabyibuka ngo yavuze ngo yavuze ko ngo nta undi mugabo ngo azamusimbuza ase kubera iki bufata umwanya wo kwinjira mu buzima bw'abantu ubwo ni ubuzima prive ntaho burebana na kandi bikavugwa na babandi bigira abarokore bikavugwa n'andi by'abapasteri babandi bigira abakozi b'Imana ariko mu by'ukuri nibyo nakubwiye abantu bashaka views
barimo gushaka kwamamara, barimo gushaka kwigira abantu bari perfect, bari gushaka kwigira abantu beza nyine bavugira abantu bari mu ruhande rw'abantu bababaye mu nzira zitari zo. Nje ntago nshyigikiye iramvugo bari abana bakoresheje, wenda sinzi uri kubashuka, sinzi uri kubagira inama, bari kubashuka, bari kubakuramo content ugana n'amakuru bafite, uvuga ngo baratwirukanye. Umuntu akwirukana iyo ahantu wari uhafite akazi. Oya nkabura niyo ukodesha n'ahantu rega, niyo ukodesha nk'ahantu randiro dadagishaka amafaranga barakwirukana. Yes. Mupfana iki? Amafaranga yawe ntabwo acyakeneye. Yes. Aho niho bavuga ngo yakwirukanye. Wari ufite umuboss ukorera, yakwirukanye, yabonye performance yawe itakijyanye n'akazi uko kagomba kugenda, aho arakwirukana. Reka ngo bamya butoye. Ejo ni mama Pastor hari umuhungu yashinjije bo mu nzahoki. Yego. Akora ubukwe. Imana imuhumugisha cyane. Hano Kagugu. Ubukwe bw'amafaranga atari makeya. Uwo muhungu yarasabye arakora sezerana dot reception baratwikurura. Ubukwe burimo amafaranga. Ko nta wabivuze? Kuki mutavuze ibyo bintu? Kuki wataje ngo man hari ukuntu umuntu mama Pastor ntiyarahagaze nka mama we? Aba yiturije. Yarahari nka mama we ngewe na Bradisha abona arayibonye uwo mukobwa w'umugeni kuko umuntu wamwambariye turaziranye. Uri kubyumva? Umuhungu mwiza uri smart avuga uti ndashima Imana aho Pastor Theogene yankoye. Yambereye data, umugore wambera mama. None dure mbaye umugabo kubera mama nasigaranye. Mbaye umugabo ngiye kugira famille nanjye. Ndishimye kubw'inambwe uza amagambo yavuze ari kumushimira. Kuki mutagiye ngo mufate izo video bari kumushimira? Muze ngo muzishande muvuga uti turashima Imana kubwa Pastor. Ahantu hari amafuti tu. Ahano nta mafuta hari. Nabwo impamvu impunga ageze kuri success igihe cyagikoresheje neza. Amahirwe yabonye n'umugisha wo kubona umuryango wo kurirwa wo kwitabwaho ntabwo yabipfushije ubusa. Yabibyaje umusaruro avuga ngo nanjye reka niyigire. Ejo nanjye nzishime nzabe gutya na gutya. Ibaze ka avuga ngo role model we ni Pastor Theogene. Yifuzaga kuzagira urugo nk'urwe. Avuga uti ngira umugore unkunda nkuko nabonaga mama Pastor akundaga Pastor. Nanjye nkunda umugore wanjye nkuko Pastor akundaga mama Pastor. Tugira abana, tugira umuryango wishimye. Kubera iki? N'uburere bwiza babahaye. Ahubwo kubera iki mwebwe? Ahubwo abantu bafite ibindi bintu bashakaga kuri mama Pastor. Urumva? Yego. Kibanga tutazi. Ntago tubiza ariko tuba tubona bikomeye. Mama Pastor ariko ko ari umunyabwenge. Ni no munyamasengesho rega Imana iramuhishurira. Imuhishurira abadayimoni baba barimo. Reka nikureho iyi myako. Yego. Kandi rega niwe yikuyeho imikoshi mwamikoshi imwe. None yikijije inyatsi abashyize hanze ubuzima bwe burakomeje biri kubababaza. Bacuke ni bakuru n'abasaza bahiga ubuzima. Ntabwo bashaka kubaho. Ntabwo bashaka gukora. Kubera iki? Umuntu ufite ubwanwa ushaje kubera icyo ushaka ko bakorera nk'umwana w'imyaka 2-3. Utaha mu rugo rw'abandi uzujya hariya ureba mu nkono. Kandi gitangaza ibi bigoryi nk'ibi ngibi. Hari n'ibyo bafite n'akazi. Bikora bipushika. Yego. Bashaka gukomeza kurya imitsi. Murarya imitsi ya Pastor bavuze ngo amafaranga ubwo nabakongeza babandi wavuze bakongeza ngo amafaranga bakajya gucukumbura ngo miliyoni izi ngo yakiriye yanyuse. Reka umbwire ubundi ayo mafaranga muri gusakuza bwo yatanzwe kubera iki? Nimba nahari yatanzwe kubera iki? Ngo aguramo ngo imodoka ngo agura ngo akoresha ngo twebwe aratwirengagiza. Wumve kudashima bya bindi bavura ngo uvura umuntu ngo ijisho bwa cyaka ari guturumburira. Oya iki cyarambabaje rwose nk'abantu nk'umusore mugenzi wabo. Iki ntago ari ikiganiro ikintu kizabaho bana bazaregreta n'umusore bazaregreta man. Ntabwo ari kera barajeho n'ibintu by'itangazamakuru tuzamo. Dufite igihugu cyiza, dufite politike nziza za leta zagiye zishyiraho. Nta musore wakagombye kuba agitegereje ngo atege. Yakagombye gushakisha akoresha ubwenge bwe. Bakora amaboko mu mufuka man. Nugufasha akagufasha hari ikindi ugezeho. Ngi impamvu ibyo bintu binambabaje. Nimba mama Pastor yarabifashe akabarira. Icyo gihe wari ufite imbaraga zikomeye ari umugabo. Yego. Umugabo aratashye. Ntabwo abirukanye arabagumanye. Arakomeje arahatana. Arakomeje. Umwaka ni warushize ra? Yego n'amezi. Cyangwa uyu mwaka n'amezi. Umuntu ugufashe uriya mugore afite imbaraga nawe arakomeye ateye ubwoba. Ako se ko muri Kigali ko bizi byakomeye
hari ahantu byibuze wajya bakakugaburira n'ipuri imwe saa sita umwana wawe kuri icyo gipangu rero ko batamushyira ribu ninde se wakwishyiraho uwo mugogora ariko fata ibisore hakuze ukuntu abantu b'abasore barya shamana nyine pastor ajyaga avuga ngo afuka k'umuceri ngo bakarya iminsi 2 25 kilo ngaho umumama yarabarwanye arabapevera umwaka n'igice abarera bafata breakfast cyayi cyiza n'umugati n'amata saa sita bakarya nimugoroba bakongera bakarya none ngo babirukanye sha mwabahungu mwe n'abakobwa muri intashima batangiye kubishyira mu bundi buryo bari no kumusebya ngo ngasiga afite ngo mwinjira ngo muramo ngo ni umusambanya uko nakumvishe umuntu wabivuze wose ninya kumuvuga ni Pastor Claude ni uhurya buryo ushoze zinambara ibyo bintu ntago ari byo ngo muvuge ngo harya ngo wamuramo we ngo ni nkaho bakamwibukije ngo harya ngo mubyibuka uko twabivuze ngo murabyibuka man ibintu barabana ntabwo bazi ibintu bari gukora ibyari uyu mudamu reka tumushimire n'umuryango we mama Pastor nyintwari yabaye intwari yasigaye mu cyuho cy'umugabo we ngewe umuntu ufata umuntu akabasha kumutunga niyo yaba ari iminsi 2 niyo yaba hano i Kigali twarasaze gushaka inzu bibari kurera inda ye yonyine bimunanira none ufasha umusore umwe 2 3 4 5 6 bonyine se n'abakobwa kwa mama Pastor babantu ngo ajya 15 ngahibaze bose bari ku ikofi yande y'umugore ya mama Pastor kandi ubwo ngubwo yirukanye ibyo bikuru abandi barahari reka bari yirukanye ibyo bigorye byigize za maneko z'abanyamakuru ibicuke abandi barahari niba n'amafaranga menshi barababeshye reka ngubwe ikintu cyabayeho barabeshye aravuga ngo mureke tubakorere content muze mutere muhabana mugaragaze ko mubabaye hanyuma abantu bazabafasha tuzabaha amafaranga barababeshya babahaye ayahe uko nugufata isahane bakugaburiyeho irimo n'ibiryo ukayikandagiramo suko se mama Pastor ariturije uyo kabyare marayika w'Imana ntavuga ibintu byinshi aba yemereye gutya yiturije none ngo mubareke bavuge buriya Imana irabaho iramuhorera ikamuvugira ikanamwereka amakuru y'aba bantu bana wenyine nabyo yaranavuze n'ibyo ngibyo ngavuga ngo agiye gushaka umugabo nibategereze ariko mama Pastor uramugura arakijijwe pe arakijijwe kubirukana naye bamugendaho batamugendaho ariko ninde muntu ugira neza batazagenda bamugendaho nishyari ako yaguze ako yambaye aho yagiye mu minsi yashize bari bamwatatse tuvuye kuri Noheli we ngo ashaka ngo cyane kigorye n'igisazi tugaruka ngo yaritukuje ibintu byinshi ngasigaye asa neza ese umuntu Imana yamuteye iteka kigusiga utuvutika kunogereza birababaza ntacyo ngo yakuyemo impeta ngo mama Pastor muramubaza iki mwuka byara mwana cyane umugore mutoya mwiza ufite umutima mwiza nta mukusha afite ku mutima nta n'umwanya afite wo guhangana n'abantu ubivuga natwerekiwe afite abantu bangahe wakwe ku muhanda abantu bangahe ugaburira bangahe iwawe bari hehe mubazane wishyurira abana bangahe ishuri batarabawe abawe bo n'itegeko buriya ntabwo kugira neza iyo ukora ibintu ntabwo navuga ngo ndishyurira barumuna banjye ngo ndi kugira neza hoya kuko Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura bene se mu makuba ntabwo ndi kugira neza ni inshingano ariko nimfata wa wundi wavuye ku ruhande nkamuvana mu muhanda cyangwa mu bundi buzima nkamuzana nkamushyira mu rugo nkamwishyurira ishuri aho niho ndi gukorera umugisha nta kindi ngambiriye nta n'inyungu bifitemo cyane aba bantu no kuvuga ngo nicyo nakubwiraga aba bantu urebe ahantu Sam atandukaniye n'aba bantu kamakwereke sibyo abangaba bafata umwanya wo kuza kudiscussing ku buzima bw'abantu babwinjiramo yego kandi bagashaka kwigira nk'abantu beza bavamo abavugizi ku bantu bababaye kandi ariko badafite kubafasha bitandukanye na Sam ugenda nta muntu agishije inama nta n'umuntu asabye imfashanyo akagenda akajya kwifatira umuntu akavuga utumuntu reka ngende mufashe akikoramo akabikora n'abagishije inama akikoramo n'abasabye ubufasha akikorera ibyo agomba gukora akabikora nka Sam akabikora nk'umuntu wabonye umugisha w'Imana mu buzima bwe adategereje ngo barabyakira gute reka n'umuntu ubikora ngo bamubone hari ijambo rivuga ngo
njya nkunda ngo abazi imana yabo bazakora iby'ubutwari. nibamara gukora iby'ubutwari bazakomera. Rero reka nkubwire ikintu nakubwira cyo nuko abantu buzuye urwango n'amashyari cyonyine nicyo kibatera ibi bintu. Nta muntu ushaka kubona undi yateye imbere, nta muntu ushaka kubona hari ahandi wageze. Never. Aba basaza rero nibashaka ase nk'umuntu uhangana na mama pasta tw'amaboko bari kubashuka, barimo kubashuka bashaka ahantu gusiga amarange bave mu matiku. nibashaka bige gukupakupa uza ubusekirite hanze kwinjira mu gisekirite nangaye kwagenda ukajya wicara kuri gate y'umuntu cyangwa kuri gate ya hoteli runaka cyangwa muwe n'abanyerondo. Hariho nabonye ubwanwa rwose Imana yanjye ndavuga ni nawe mukuru fako bigorye ngo ni imfura ngo mu nzahuge tokoto nk'iki reka nkubwire. Oya rwose oya garukiraho, nta n'umuntu uri kugushima, garukiraho n'abantu muri guhiganiro barahindukira ko ngo bari abantu n'ibigoryi. garukiraho nk'ubu wariteranyije ubu uzasubirayo uvuga ngo iki hakabaye kwa nyoko ejo wazagera fiance uriya ukamubwira uti dore mukazana ati dore wandeze n'uyu ubu se koko. Nibyo rero nkubwira Jerry, abantu nyine nibyo mura nkubwira neza ugatema ishami wicariyeho no hasi ngo piko. Abantu dushaka ibintu byiza byihuse biciye mu nzira mbi. Kuba yarakwirukanye bijya bibaho, umubyeyi wawe akakwirukana abashaka kukura ariko kukura abona utangiye kuba ikigoryi, abona utangiye kuba ikimara, avuga ati cyana cyanjye kirarya ntago kizi ko mvunika. Ntumbwira uti genda ati kandi imyaka agezemo uyu mwana ako ageze hanze agafunguka akamenya ko hari icyo usabwa, ukamenya ko ku kwezi inzu bayishyura, ukamenya ko amazi bayishyura, ukamenya ko kurya ugomba kuba wavunitse. Ntabwo turya kabiri ku munsi ufite ubwanwa ufite imyaka 20 kushingira mu kintu kikwinjiza mu gutekereza cyane. Aba ari umuntu mukuru yabahitemo ikintu cyiza nuko babifata nabi. Arashaka mwebwe mukure mufunguke mu mutwe mutangire ubuzima, mumenye kwihigire muri gukura. Ejo ushobora gushaka umugore undi agashaka umugabo, uzajya kubijya umutako mu rugo sanye mutungwe n'umugore, murabura gufunguka mu mutwe ngo muri kuza kuvuga ngo babaje. Ibi bintu bese nka bino bintu by'abatinganye tujya twumva. Bashaka kuba bakire batakoze ugatega inoza simukade bakayihamagaza ayo data we. Ngo hari abantu bafite ngo telefone zijyamo simukade ebyiri, iyiriya n'iyiriya. Hari abahamagaza imwe, hari abahamagaza ni rero rukuri kwima tureke gushaka kubaho neza tutakoze tutavunitse. Twika kuvunika brother. Uriya we ubwanwa nje naramurakariye ni mukuru, ubu ufite amahane sha wa mwanzi. Oya uruntu rw'urugabo ngo banyirukanye oya rwose ndamugaye. Nta n'umuntu uzabagira imwe nicyo gitangaje, nicyo kintu kiri kumbabaza. Oya ndamugaye. Nta barabashutse narabonye ku macano menshi za sprint za heho n'ababashutse babahaye angahe ari babahaye iki? Ninde kufasha ngo kujyane mu rugo rwe cyangwa kuko tujya kuba haranza ajya mwishyurira. Ndamuguriye icyo kurya kwiteranya tu. Abashu mukanguke, mami wanyu abifurije ibintu byiza, yarabahaye umurongo mugiye kugenda kugira ngo ejo wanyu habe heza. None murimo kubyateza agatego none abonye ko nta bwenge bafite. Ahubwo arababaye savuga utabantu nakoreye iki akagendera akituriza akahiga. Niyo yajya muhamagara kuri telefone ati mami hari ahantu ndi kugerageza byanze nyohererezayo, hari uwigeze abikora arabyanga cyangwa ntabwo ndafatisha shaka 2,000 byo kurya nyoherereza. N'ubu ndacyari gushakisha uri kure kuko n'ubu ufite kuba uri ikigaru gahamagara umubyeyi nubwo ari mu cyaro ati mama nta gatoki nyoherereza gatoki akagashira ku modoka. Byanze mani bijya byanga iki. Aba rero bo bumvishe ngo bafashe ritangazamakuru ntabwo barizi. Ibi bintu birukanye mu ntabwo babizi kandi ndakurahiye nuzakora igitangaza azanguta ngo n'ime kiganiro amakubita 5,000 semana yanjye utegesha ugenda gusa wagaruka bikaba birashize. Uzabitegesha uje unasubiyeyo birangire unywema amata ejo umeze ngo. Rero aba bahungu n'abakobwa bakagombye gukanguka mu mutwe bakavuga ngo nicyo gihe bazasaba imbabazi. Nashaka babireke na mama pastor umugisha ukoreye icyo asabwaga aragikoze. Rero turabagaye ku mugaragaro bari abasore b'ubwana n'abantu bari kubashuka ngo bababaza ubusa. Ntabwo babashutse bo babivugiye iki? Abanyamakuru bagiye kubashaka
umunyamakuru yamenye ko bamwirukanye ari kwipapa ari kwimama, amenya ko ngo amafaranga, amenya ko ngo mama pastor yinjiza umuntu. Abantu ni babi, niyo mpamvu mama pastor atabakeneye, ntabwo abakeneye, ahubwo buriya bamenya ko yabirukaniye bakakimenya kugira ngo bakure baba abantu b'abagabo. N'ubundi ntabwo wakura ukiri iruhande rw'umubyeyi. buriya yari yarihanganye, hugura mugore yarashize mu mutima. Ntabwo wakura ukiri iruhande buruzi kugeraho uvuga ngo ni mugende, abantu baba barakuzengereje. Ushaka kwihanganira gutunga abantu, ariko na kuzihanganira umuntu usohora ikintu kiri mu nzu akakijyana hanze ukacyumva, biba bikomeye. Kubera cyari abo gusa yirukanye kandi afite abantu benshi mu rugo. harimo ikibazo. Kubera iki abo ngabo bonyine aribo bari kudisikasinga ngo baratwirukanye? Kubera iki amabanga yo mu rugo tutakagombye kumenya kwa mama pastor turi kuyamenya kubera abo bantu? Abahungu barakosheje, turabagaye. Ahubwo muri abanyabusutwa, mugira ubugambo, hubwo mwanyatsimwe, nta n'imigisha muzabona mu gihe muri kwitura mama pastor bafashije akabarira akabitaho mungana mutyo, mukaba muri kumwitura ku muhara bikamumuteza isi. Baramwota kangahe n'icyumweru kimwe? Ba Jihad muracyabumva, abakete muracyabumva, inkuru ishyuha umunsi bucya yahoze haje ikindi kintu cyo kuvugaho. Iri mihanda yo sinzi ko iri buhore, iracyashyushye. Ishyuha nguhaye iminsi. Oya rwose ntihagira indi za, kuko iriya rwose ntabwo dushaka gukomeza kuyibona. Jewe iyi nkuru ya mama pastor ngiye sinshaka gukomeza kuyumva ko byaranambabaje. Je nabanje kuvuga se mama pastor barabana bahoye iki, ariko nkomeje kwita ku biganiro, amagambo y'aba bantu yizi njajwa y'utudusaza. Ni ibisaza. Utudusaza dufite ubujajwa, dufite amagambo akomeye. Babatanditse ku murongo bashyiramo n'umukobwa hagati. Mwadusaza mwe gafite imyaka 18, iriya nkobwa wanshinzi we, ejo uzakenera kugira umugabo ukagira urugo ukabyara, uri gutanga ihe sura muri societe, uri kuza kwiteza abantu uvuga umuntu. Wajya ugakora akazi ko mu rugo, wajya ugakora mu kabari, wajya woka. Oya ntidutukane gusa, tubacyahe nabo bitekerezeho. Ndabivuze kandi mbisubiyemo ngewe, niba zamamagara nzagaruka mbivugeho. Pastor Theogene, yego, I mean Pastor Claude, n'abandi banyamakuru mwisi mwagiye mukicara mugakora ikiganiro kuri mama pastor, mwese nta bwenge mufite. Ukabura bivuze witwa Bijou. Ndabivuze nzakomeza mbivuga. Umuntu w'umugabo wubatse uya mu bujajwa ute, wambaye impeta, ufite urugo, ejo we niba kuvuga wari ko sema ubu wowe inkuru zawe se turazibagiwe ko nejo twakumva n'izindi, n'abandi mwese ndavuze mu mazina, mwashatse izindi content zo kuvugaho. Mama pastor maramushaka hiki, izi njajwa ziri kuza kubaha amakuru ko nta muntu wivuga neza, wivuga nabiriko. Ubundi se gute basaza ngo babwire ngo barababaye bavuga ibyiza gusa? Umuntu ni mugari. Mama pastor rero ajya kubirukana habaye iki, bajye bakibabwira. Bari kuza kubatekaho imitwe ngo bagiye bagashaka ubuzima. Mwabafashije iki se hubwo? Ese ubundi nimba ugiye gufasha umuntu ngo bishyire hanze, mubafashe ntitubimenye. Harimo abantu bafasha abantu ntitunabimenye. Benshi cyane barabasha kiramba nabihita, wari wabona saba shyira hanze ngo nafashije umuntu runaka. Harimo abantu yubakiye amazu, harimo abantu wenda ko apostinga ku status, ariko hari abantu bafite ibikorwa byiza, urumva? Hari abantu bafite ibikorwa byiza tubona byaranarangiye. Birabyo kubanga itangira ngo tubona ibikorwa birivugira. Ntabwo rero ko ugiye gufasha umuntu bitangira ngo umukuramo amagambo, umutegeka ibintu agomba kuvuga, umubwira ibintu agomba kuvuga muri interview, umushakiraho inyungu zawe. Bijou, reka ngushimire aba bana nimba bakurikiye ikiganiro twagiranye, bakurikiza inama twabagiriye, barekeraho kandi bazasaba imbabazi. Ikindi bakure kandi bakure amaboko mu mifuka, bakure mu bitekerezo, bakure no mu buryo bw'umubiri, bakure n'amaboko mu mufuka, bashaka uturimo tw'amaboko. Naho ibi ngibi byo kuza wicara uyu mwanya utanga wicaye, wagagiye ugashaka uturimo tw'amaboko ugakora.
ugakora aba ngaba nyine uko mbabona ahubwo mapasi yarakoze kwikuraho umusaraba umuntu ashobora kugira imyaka 20 na agiye ko bamutamika bamugurira isabune arya anywa ari aho gusa anywa akarya akaryama buriya nge nubwo wenda no kuriya mu byaba yiturije ashobora kuba rwose yarazaga wenda ni nkuko ngiye mbibona bose bicaye muri saro batamuha na space bareba televiziyo ugasanga nyine akituriza nta wanywa igikoma ngo yandurure igikombe yego nta woga ngo haberamo utuntu twinshi nta woga ngo ibasa ikure hanze yoga karusigaho umaze kurya urusana rusigaho. Reka dushimira mama Pasiteri ku burere yabahaye ko yarakoze no kubona umuntu kugaburira saa sita gusa urashima. Bangahe mu bitaro badafite abantu babagemurira? Ayiwe mana uzi marine zirano ku muhanda zibera tineri. Bangahe badafite ubwisungane mu kwivuza uretse ko abatabufite hari abo leta yishyurira. Gusa nyine nibyo nakubwiraga Jerry. Abantu bashaka mwiga gushima mwiga gushima muve mu guharabika musada mu guharabika no kwangiza mwige gushima ibyiza mwakorewe people. Aha rero ngiye nabagaye rwose Bijou reka ngushimire murakoze bajye kuri Bijou TV bagushyigikire nawe. Yego sawa turabakunda cyane abandi turabagaya bifatanya n'abantu bavuga ibintu badafitiye gihamya.